Ibihe byiza mumeze mute muraho murakomeye umunsi mwiza nizere yuko mwagiye guhaha kandi ko muri kugenda muronka buhoro buhoro. Imigisha y'Imana rero ibane namwe. Iyi ni Ngabo Empire, turongeye turaje mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu murabizi yuko ari akagaruka. Niba warakoze subscribe nyabuna turagushimiye, ariko niba uzi ko utari wayikora menya ngo uri guhomba. Indwara y'imitsi rero, indwara y'imitsi ni indwara ibangamiye abantu benshi cyane. Ni indwara igufatika kuzahaza, kuko ikintu cyarangije kugufata imitsi, cyarangije kuyihonyahonya cyangwa se kuyifunyafunya, rwose nta kintu uba ukibasha, kiba cyarangije kukugirira nabi cyane birenze ukwemera. Rero niyo mpamvu natwe twagize ngo tubabwire ibanga ry'ukuntu wavura iyo mitsi yawe. Niba imitsi igitangira kurwara, ucyumva utangiye kugenda uri gukonyagurika, nyabuna yifatire hafi. Wenda ku bamama dushobora kuvuga tuti iki kibazo cy'indwara y'imitsi ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ku bamama ukuntu uza kuba papa, ikintu nababwira, wagakwiye kuba ufite akagare ka siporo hafi yawe, cyangwa se ukunda gukora ingendo n'amaguru. Niyo waba ufite akazi kameze ukuntu, nyabuna ucishamo ukigendera n'amaguru. Ni byinshi rero bigiye bitandukanye turaganiraho, ndababwira umuti wakoresha ibintu bikagenda neza cyane niba iyo ndwara yararangije kukwataka. Ndaza kukubwira imiti wakoresha, nkubwira na tekinike zose wakoreshamo kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ubashe nawe koroherwa cyangwa se gukira iyo ndwara y'imitsi, kugira ngo ubashe kuryoherwa n'ubuzima. Rero nababwiye yuko Ngabo Empire ihindura ubuzima. Ubuzima bwari bumeze nabi bukamera neza, ndetse n'ubuzima bwari bumeze neza bukamera neza cyane kurushaho. Niyo mpamvu rero natwe twakubwiye ngo kora subscribe, uri gucinya aka kadiho, noneho nurangiza kuyikora ni ak'amasegonda 30, ubundi twiramburire ikiganiro cyacu. Ngaho mukomeze muryoherwe. Uhiki waku uria undigeire nitwendanire, itoria wikaga riria warakara. Uhiki waku uria undigeire nitwendanire. Nizere yuko rero wamaze kuyikandaho. Tugiye gukomezanya mu biganiro byacu nyabuna, noneho ibintu bigakomeza kukubera byiza, ukomeza kumenya uko ubuzima bwawe bwaba bwiza cyane kurushaho. Indwara y'imitsi rero, indwara y'imitsi ni indwara ikunze kwibasira abantu benshi cyane, ndetse n'abari mu zabukuru, abantu batangiye kwigira hejuru. Urugero nko guhera ku myaka nka 50 kuzamura, abo bantu akenshi bakunze kurwara imitsi. Rero tugiye kukubwira amabanga wakoresha kugira ngo iyo mitsi ntikwatake mu gihe itari yakwataka. Noneho ikindi cya kabiri, turababwira imiti na tekinike wakoresha mu gihe iyo mitsi yakwatatse. Imiti irahari y'Ibinyarwanda, imiti irahari y'Ibinyarwanda. Ikindi cya kabiri, hari igihe biziramo amarozi cyane cyane
nabwo ntuzamenye ngo byagenze bite, ugasanga ayo marozi aziyemo weho ntuzi ibyo ari byo, ukaza kugira ngo ni imitsi bisanzwe cyangwa se n'indi ndwara, nyamara tayari waramaze kwatakwa n'abagome. Ubwo rero twebwe inama tukugira ni uko ugomba kumenya ibi bintu ugakurikirana Ngabo Empire. Ibyo byose iyo ubikurikiranye tugiye kukubwira, yaba ari amarozi birakira, yaba ari imitsi birakira, sibyo? Ibyari bitangiye kugufata byose birakira, sibyo? Twagiye rero. Mbere na mbere, niba uzi yuko imitsi itari yagufata, ushobora kuba uri umukire, ushobora kuba uri umukene, imitsi ntirobanura, ariko cyane cyane ikunze kwibasira abantu bafite icyo bafite, cyangwa se babandi batagifite, mu gihe bamaze igihe bibera mu rugo batari kujya gukora, nta kazi bari gukoresha amaboko, nta kazi batari kugenda ingendo n'amaguru, abenshi bakunze gufatwa n'iyo mitsi. Rero niba uzi yuko ukunda kutabona umwanya uri mu kazi kawe, ikintu nakubwira ni iki ngiki: jya uragerageza ugende n'amaguru, wabyanga wabyemera, jya uragerageza ugende n'amaguru. Kugenda n'amaguru ntibyica ubusirimu bwawe, jya urafata igihe ugende n'amaguru. Nutiga kugenda n'amaguru uri muzima, uzabyiga tayari waramaze kuba ikimuga, kugira ubumuga kubera imitsi. Icyo si icya mbere. Kugenda n'amaguru ntitukubwiye ngo genda buri munsi, oya, ushobora no kugenda n'iyo modoka yawe, ariko ukavuga uti ubwo nagenze n'imodoka kuwa gatandatu ku mugoroba nzataha hakiri kare, ntahe saa moya cyangwa se ntahe saa 12, nindangiza ngende muri Mucaka, wenda mve Kicukiro ya Nyanza, manuke ngere Sonatibe, nongere nzamuke ngere Kicukiro ya Nyanza, nibereye muri ka siporo kanjye ka eshifoma, ndi kugakora gake gake, ibintu bigenda neza. Noneho niba ugakoze wenda kuri uwo mugoroba ukavuga uti ku cyumweru mu gitondo cyangwa se ku cyumweru ku mugoroba n'ubundi nzakora, kandi nindangiza mbyukire mu kazi kanjye. Ikintu nakubwira cyo, iyo minsi 2 mu cyumweru uba ukoze, sibyo? Uba ukoze. Uretse n'ibyo ngibyo, ushobora no kuvuga uti nyabuna nubwo mfite imodoka, nyabuna nubwo ndi umusirimu, nubwo ndi iki, ahantu nkorera ni mu mujyi, reka nishakire akagare keza ka siporo, ngenda afata igihe nkore siporo, sibyo? Ngenda afata igihe nkore siporo, ngende n'igare, ngende ahantu harehare, sibyo? Ahantu harehare. Abenshi bashobora kuvuga ngo ko ushobora kuyikora ngo ukageraho wazanye urwuya. Uko gukomeza kwigira umusirimu uzabibona umaze guhina amarara. Ntago bivuze ngo ubyuke urirukanka cyane, kagendeshe neza, ujyeyo mu kazi kawe, nuza gutaha wongere ukagendeho nk'uri gukora siporo. Ubwo nubikora 2 mu cyumweru, cyangwa se nuzabikoresha kuwa gatandatu no ku cyumweru utagiye mu kazi, n'ibindi byose waba ugiyemo, sawa. Ariko reka nibwirire abantu batirata ndetse na rubanda rugufi, nimukoresha igare, dore natwe turayakoresha ntacyo tubaye. Ikindi cya kabiri, jya ugerageza ufate amazi ari mu munyu w'inyanja cyangwa se umunyu, noneho ubashe gukanda ayo maguru n'amaboko, aho mu mugongo, mu gituza, bagukande n'agasuime kabugenewe, bagukande n'amazi ashushe arimo uwo munyu. Ibyo bintu bizagufasha ukarambika amaguru, ibirenge mu mazi ashushe y'akazuyaze,
asa n'atangiye kotsamo ukuntu, noneho bigapika bikinjira muri bya birenge no muri ya mitsi, noneho warangiza ugahaguruka ukajya urakora bya bindi twavugaga ngo moso ndyo goshi duratinide, nyine ugakoresha izo ngingo kugira ngo wumve yuko ingingo zose ziri gukora neza, nta hantu haturagurika, umeze neza cyane. Turakomeza n'ikiganiro cyacu rero, turageraho tubabwira imiti ugomba gukoresha ya kinyarwanda niba ibyo bintu izo ngaruka zararangije kukugeraho utaritwaye neza mu gihe wari ukiri umujene cyangwa se wari umugabo ugifite igihe, ukaba utangiye kubyirukankamo ubona byatangiye kukugiraho ingaruka, sibyo? Ko abenshi hari igihe bategeka amasogisi bakabategeka inkweto n'ibindi. So rero tugende turebe ngo ni iki kindi wakoresha mu gihe wamaze gufatwa n'iyo ndwara. Ikintu twababwiye rero, ishobora kwizana bitewe n'uko nta siporo wakoze cyangwa se imitsi yawe n'ikibazo, ariko n'ubundi ishobora kuza wayirozwe, kuko abarozi nabo ni abagome bakora ibintu bigiye bihambaye mu bugome bwabo, bigatuma abantu bibacanga ntibamenye ngo ni iki barwaye, byagenze bite, sibyo? Twagiye rero, niba ubona iyo ndwara yarakwatatse kandi ikumereye nabi, hari imiti tugiye kukubwira ugomba gukoresha. Ugomba kugenda ugafata icyo twita umuyenzi, ugafata imiyenzi ukayisekura, wamara kuyisekura ukayicanirira mu mazi, ukagenda ukarambikamo ya maguru, warangiza kurambikamo ya maguru ukajya urakandisha iyo miyenzi. Ibyo niba ubikoze ku wa mbere, ukazongera ku wa kabiri ukagenda ugafata urubingo murarubona, urubingo ukagenda ukarufata, ugafata nk'imbingo zikiri nk'ibyana, ariko byigiye hejuru mo gake, bifite nk'ingingo nk'eshatu enye eshanu, ukabisekura, warangiza kubisekura ukabicanirira mu mazi, amazi ukajya urayanywa. Ubwo niba wabikoze uyu munsi ku wa mbere, ku wa kabiri noneho ucanira bya bibingo mu mazi, ya mazi ukayayungurura, amazi ukajya urayanywa. Noneho ikindi warangiza, bya bibingo bigishushe ukabikandisha ya mitsi ahantu hose ubabara, ugakanda ukaharambura. Icyo nacyo kirabaye kandi kirumvikana. Noneho ikindi ugomba gukora, ukongera ukareba ari ku wa gatanu, ugafata icyo twita itovu, amatovu n'umuhokohoko, ukabisekurana. Urabanza ugakataho kuri ya matovu twa tunuzamu, twa duhwa, twa tujombana, ukabisekurana, ukabinoza, ukabicanira, ntubinywe birica. Noneho ukabikandisha hantu hose. Noneho ikirenze kuri ibyo, ku wa gatandatu ugakora siporo, no ku cyumweru ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi, ibyo iyo utabigiyemo, twe dufite umuti ugira urimo ibyo byose tuguha, utiriwe ujya gushakisha ibyo byose, noneho nawe ukabasha kumererwa neza cyane. Ngaho kora subscribe kugira dukomeze kubana mu biganiro byacu, tubiterekaho bihita biza bikugeraho ako kanya, ni ukuvuga ntihagire ikintu kigucika. Iyo wakoze subscribe, dushiraho ikiganiro kigahita kikugeraho, ntabwo kigucika, sibyo? Yikore rero, kuko ni inyungu zawe, ibintu bigende neza. Wifuza rero kutugisha inama cyangwa se kwitugira, hari icyo ushaka kudusangiza, nimero yacu ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 51. Ushobora kwitwandikiraho, ushobora kwitwohererezaho SMS,
ushobora kuyiduhamagaraho, kuri WhatsApp irahaba, byose birakunda. Ikindi ukatuhamagara ugiye kutubwira ikintu cya nyacyo kizima, apana kudutesha igihe nyabuna, dore yuko natwe igihe tuba tugikeneye kugira ngo tukibyaze umusaruro, dukore n'ibindi bifitiye ingo zacu akamaro. Nizere yuko murabyubahiriza. Ngaho kora subscribe, share na comment bigere kuri benshi.